Ubundi kurya ubunyobwa bishobora kugira akamaro ku buzima bwa muntu, cyane cyane ku buzima bw'igitsina gabo, ariko nta gihamya gikomeye cyangwa se cyerekana ko bwongera ubushobozi bw'imibonano mpuzabitsina ku buryo bwihariye. Nubwo wenda benshi babivugaho kwishi, bakavuga ko kurya ubunyobwa bishobora kongera imbaraga cyangwa se akanyabugabo mu gutera akabariro, niko tugenda tubyumva, ariko nyine nta gihamya kibigaragaza neza. Gusa ariko nanone birashoboka ko ushobora kubwifashisha nka vitamini cyangwa se nk'inyongeramirire mu gufasha umubiri wawe kuba bwakora intungamubiri zigiye zitandukanye, bigashobora kuba byagufasha wenda mw'icyo gikorwa ukaba wabyungukiramo bitewe n'izo nyungu z'intungamubiri wenda zavuye muri ubwo bunyobwa. Dore wenda zimwe mu nyungu dushobora kurebera hamwe: ubunyobwa bukungahaye kuri poroteyine zifasha kubaka no gusana ingirabuzima, burimo amavuta meza ndetse afasha umutima n'imiyoboro y'amaraso gukora neza. Ibyo bikaba bishobora rero no gufasha amaraso gutembera neza, harimo no kugira igitsina, ni kwa kundi ugira igitsina nyine kigaragara cyangwa se gifatika, niko twabyita. Hano bubonekamo vitamini ariyo E, bukabamo magnesium, hakazamo na zinc, intungamubiri zifasha ubuzima rusange ndetse n'imikorere y'imisemburo. Burimo antioxidante zifasha kurinda uturemangingo kwangirika. Ku birebana rero n'ubushobozi bw'igitsina, ubundi reka dutangire twibaza, ese ubunyobwa bwongera ubushake cyangwa se wenda imbaraga z'igitsina cyangwa se umurego? Iki nicyo kibazo twatangira twibaza. Igisubizo kigufi ni oya, si umuti wongera ubushake cyangwa se wenda imbaraga z'igitsina ako kanya, ariko burimo intungamubiri zishobora gufasha ubuzima bw'umubiri muri rusange, harimo n'ubuzima bw'imyororokere. Ikintu cya mbere twatangiriraho ni zinc. Ubunyobwa burimo zinc, nubwo atari bwinshi wenda cyane, zinc ifasha umubiri gukora umusemburo wa testosterone, ugira uruhare mu bushake bw'igitsina, gukora intanga ndetse n'imbaraga z'imyororokere. Iyo umuntu abuze zinc rero ashobora kugira ibibazo by'ubushake cyangwa se umusaruro w'intanga ukaba waba muke. Ikindi cya kabiri, arginine. Ubunyobwa burimo aminoside yitwa L-arginine, ifasha umubiri gukora nitroxide. Iyi ifasha imiyoboro y'amaraso kwaguka, amaraso agatembera neza, kubera ko buriya guhagarara kw'igitsina bishingiye mu gutembera neza kw'amaraso. Arginine rero ishobora kugira uruhare mu gufasha, ariko si umuti wemewe wo kuvura ibibazo byo kudahagarara kw'igitsina. Ikindi cya gatatu, ubunyobwa burimo amavuta afasha umutima ndetse n'imiyoboro y'amaraso. Iyo umutima rero n'imiyoboro bikora neza ndetse n'amaraso akagera neza mu gitsina, ibyo ngibyo ayo mavuta nyine afasha ibyo byose mvuze haruguru. Icya kane, vitamini buriya E ndetse n'izindi ntungamubiri biboneka mu bunyobwa. Vitamini E ndetse na magnesium na folate bifasha ubuzima bw'uturemangingo ndetse n'imikorere y'umubiri, harimo n'imyororokere. Ese ubundi ikibazo twakibaza, ubunyobwa bwongera intanga? Ibi ngibi abantu benshi bakunda kubyibaza, gusa ariko nta gihamya cyerekana ko ubunyobwa bwonyine bwongera umubare w'intanga, ariko kubera intungamubiri burimo bushobora gufasha umubiri gukora neza. Ubushakashatsi bwerekana ko indyo yuzuye irimo imbuto n'imboga, imbuto z'amavuta harimo n'ubunyobwa, amafi ndetse n'ibinyampeke bishobora gufasha ubuzima bw'intanga ku bantu bamwe na bamwe. Ese ni bangahe umuntu yakagombye? Ese ubundi ni ingano ki umuntu yakagombye kuba yarya? Iki ni ikibazo tugomba kwibaza ubundi tugeze hano. Wenda ku muntu muzima, umuntu muzima aba agomba kurya byibuze agafurushi gato cyangwa se wenda urushyi rumwe rw'ubunyobwa, hafi garama 25 kugeza kuri 30 ku munsi. Urwo ngurwo ruba ruhagije. Irinde kurya bwinshi cyane kuko burimo calories nyinshi bishobora gutuma umuntu yiyongera ibiro.
N'ikindi rero buriya cyafasha kurusha ubunyobwa, niba ushaka kongera ubuzima bw'imyororokere, ibi nibyo bifite akamaro kurusha n'ubwo bunyobwa tuba twavuze. Buriya kurya indyo yuzuye bishobora kugufasha kuba wagira ubuzima bwiza bw'imyororokere. Gusinzira amasaha 7 kugeza ku 9 nijoro, ibi nabyo byagufasha. Gukora imyitozo buri gihe, kwirinda kunywa itabi, kugabanya inzoga nyinshi, kugabanya stress, kugumana ibiro biri ku rugero. Ibi bintu mvuze haruguru nibyo bintu bishobora kuba byagufasha byibuze kugira ubuzima bwiza bw'imyororokere, kandi bukaba buhagaze ku rwego rwiza kandi rushimishije, nawe rugushimishije. Ese ubundi twakibaza ngo ni ryari umuntu niba wenda ubushake bw'igitsina bwaragabanutse igihe kirekire, cyangwa se wenda igitsina kidahagarara neza kenshi, cyangwa se wenda bwaramaze igihe kirekire, umwaka, cyangwa se mwaramaze igihe kirenga umwaka mushaka umwana, ariko mu by'ukuri nta ntsinzi mugeraho. Muri make umugabo adatsinda igitego. Ni byiza kubonana na muganga kugira ngo asuzume impamvu ko zishobora kuba zituruka ku misemburo, cyangwa se wenda ku ndwara z'umutima, bikaba bituruka wenda nko kuri diyabete, cyangwa se wenda n'izindi mpamvu zisaba ubuvuzi. Mu gusoza rero, ubunyobwa ni ifunguro rifite akamaro ku buzima bw'abagabo, ariko si umuti wihariye wo kongera ubushake bw'igitsina cyangwa se wenda intanga. Bwagira akamaro wenda cyane iyo buri mu ndyo yuzuye kandi umuntu akagira imibereho myiza. Aha nibwo ushobora kukugirira akamaro.